So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana abya buri munsi. Ino akaba ari umwami w'umwana official, of course njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se umwete musaza wabo Simba. So guys murabizi tuba tumaze iminsi tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba ku bahanzi cyangwa se andi makuru asanzwe. So uyu munsi nahisemo kuza kubabwira uburyo ki Bruce Melody na The Ben bahoze ari inshuti magara, uburyo ki Bruce Melody yakuze nyine mana mufata nk'icyitegererezo, icyo bapfuye nyamukuru, ndetse n'uburyo The Ben yamusabye imbabazi. Murabize bigeze kuri Ben na Melody man mbamabaye. Bruce Melody ubundi yabifashe nk'agasuzuguro, navuga ko ari agasuzuguro kashibutse nyine. The Ben yarari muri stu, yarari muri stu yari kumwe na niba ari Medbeat, umwe mu producer Medbeat, bari kumwe ahita hamagara Melody aramubwira ati bro waje tugakora ikintu papa, ati waje tugakora ikintu papa wanje. So guys kuno byaje kugenda rero, umuntu witwa Bruce Melody yahise afata akamoto aza yirukanka, ahageze asanga Ben marakina na Medbeat. So Melody ahita ajya kuri mic recordinga, amaze kurikodinga ahamagara Ben ngaze yumve. Ben aramubwira ngo nago biraba, aramubwira ngo subiramo. Ben asubira kwikinira. So Bruce Melody arongera asubiramo, ariko abirebye abona harimo ibintu bisa nkaho ari agasuzuguro. Bruce Melody ntabwo yaje kubyishimira, by the way birumvikana. Nibwo yahise asohoka abwira Ben aramubwira ati bro ati kuntu bimeze, ati ndabona uyu munsi tukiteguye, ati naribi reka tuzabisubiremo ikindi gihe papa. So no kuvuga ngo kuva uwo munsi kugeza ngo, ariko ntabwo ariyo ntandaro nyamukuru, kubera ko ubundi ntandaro navuga ko ari nk'abafana babigiyemo. Abanyarwanda bavuga yuko rero ntandura ivugira ubusa ku musozi, kandi yuko ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo barihuriyemo. Ikintu nshatse kuvuga muracyumva, ni ukuvuga ngo hari abatajya kure bavuga bati, abantu batajya bajya kure bavuga ati wenda wirukansa imbwa cyane cyangwa se kera ukayeba wayimara ubwoba. Ibi rero ibanza ari byo bikubiyemo ishondana rya Bruce Melody wari umufana weruye wa The Ben. Kuri ubu ngubu bakaba inzozi ze ari mbi cyane kuri The Ben. So ntabwo ndibuze kuvuga ibintu byose, gusa navuga ko abantu bakurikiranira hafi ibintu bijyanye n'imyidagaduro barazi ukuntu byabaga bimeze. Abantu rero barabyibuka cyane nkaho byabaye ejo, ndetse amwe mu mafoto n'amashusho yagaragazaga Bruce Melody ari umukunzi wa The Ben, ndetse amufata nk'amukuru we. Buruko nyine amafoto babaga bari kumwe, ubona yuko ari abantu bari kumwe buri munsi. Buruko Ben yazaga mu Rwanda bahitaga bafata amafoto, nabonaga n'amafoto yagiye kumusura ari kumwe n'umwana wa Melody n'iki. Ariko kuri uyu munsi wabaye umwe bro, umunsi waje kuba umwe birangira bose babaye abanzi. Bruce Melody rero nk'umuhanzi watangiye umuziki awusangamo mukuru we cyangwa se bakuru be, harimo amahitamo harimo nk'amahitamo aganisha, ndetse hari n'abahanzi yakundaga cyane, by'umwihariko yakundaga The Ben, yakundaga inganzo ya Ben cyane. Dushingiye rero ku by'amakuru ya hafi y'uyu musore, avuga yuko ndetse Bruce Melody ubwe avuga yuko ndetse tukareba namwe na bimwe mu bimenyetso byaba byarasizwe na murandasi cyangwa byamenyero byabindi kwa kundi ubusangwa postina n'akantu abantu bakakabika kunyine nko ku Instagram, ama YouTube cyangwa sande hano duposting ibintu byacu bikaba bihari. Iyo habayeho saga cyangwa ikintu runaka, bya bintu birongera bikagaruka. Papa narababwiye ngiye imihanda papa wanje. Murandasi rero Bruce Melody yakundaga cyane inganzo ya The Ben, nubwo n'ubu ngubu ubu ngubu ntago bakiri kuvuga rumwe
ntabwo navuga yuko n'ubu ngubu Bruce Melody atavuga yuko atakimukunda, uko byagenda uko ariko kose aracyamukunda, ahubwo Bruce Melody ubu ngubu nubwo akikunda, ahubwo Bruce Melody akaba yarafashe kwiyambura iyo sura bitewe no guhabwa serivisi mbi n'uyu yafatiragaho urugero ari we The Ben. Ni ukuvuga ngo Bruce Melody yari mu isura yo kuba akunda The Ben, amushyigikiye kandi akunda ibintu byose akora. So bitewe na serivisi mbi The Ben yahaye Bruce Melody, no hantu haje kuvamo ikibazo yiyambura yasura. Muribuka mu 2017 by'umwihariko nibwo The Ben yataramaga mu gitaramo cya East African Party, abahanzi bari bamuherekeje rero harimo Bruce Melody mu 2020, kandi nabwo ubwo uyu muhanzi yagarukaga mu Rwanda mu gitaramo cyo gutangira umwaka n'abakunzi b'umuziki n'ubu cya East African Party, ntabwo Bruce Melody yari umuhanzi ntabwo yari ari mu bahanzi bamufashije gutaramana n'abanyarwanda. Ati impamvu niyi, Bruce Melody ntiyahwemaga kugaragaza ko ari umukunzi wa The Ben kuva na kera hose. Bruce Melody ntabwo yahwemaga kugaragaza ko ari umukunzi wa The Ben. So nukuvuga ngo mu bitaramo byose bya East African Party ntabwo Bruce Melody yari ari umuhanzi mu bamufashije nyine gutaramana n'abanyarwanda icyo gihe. Bruce Melody yacishagamo agafata amafoto y'urwibutso iyo yabaga yahuye na The Ben. Icyakora kuva muri uyu mwaka byatangiye guhinduka, cyatangiye kujya bihindukira ku ikubitiro. Si Bruce Melody watangije iyo mpinduramatwara, ahubwo abafana be bari batangiye kuba benshi, ndetse navuga yuko ubwo yabaga ari mu bihe byiza cyane, ubwo The Ben na mugenzi we Meddy bafatwa nk'imanga. Urabizi neza kuva na kera umuntu witwa The Ben na Meddy biragoye kuba wavuga Meddy nushyiraho The Ben cyangwa ngo uvuge Ben nushyiraho Meddy, birumvikana. Twari tuzi ko ari nk'izina rimwe, ubwabo bafatwa nk'imanga. Ni ukuvuga ngo ubundi andi makuru mutazi, The Ben niwe wazanye Meddy muri game, nubwo bazamukiye rimwe, ariko umuntu witwa Ben Tiga B Igesamagwe papa niwe wazanye Meddy muri game. Indirimbo ya mbere nuko ngo The Ben yumvishije Meddy aramukunda, yumva ni umwana ufite ijwi, yumva ni umwana ushoboye, ufite potential ya hatari, noneho birangira indirimbo ya mbere ari uyimukoreshereje. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu kuva ubwo ngubwo kugeza n'ubu bakomeje kugenda bafatwa nk'imanga mu muziki, kuko biragoye kumva yuko umwe yavuga undi utarimo kuvuga. So si ibyo ngibyo gusa ikintu navuga cyo nuko kuva mu mwaka wa 2020 abakunzi ba Bruce Melody batangiye gufatirana izo ntege nkeya za The Ben ndetse na Meddy, bari batangira kugenda babagereranya, batangiye kugenda basa nkaho ari ibintu bari kugenda babaca intege, bavuga ati ntibagikora. Bruce Melody ni wa mukoboyi wizira nko mu kiganiro akaba yavuga akantu nta n'ikintu, ariko abantu nibo bagenda babikururiza babishyira ku rundi rwego. Muri iki gihe rero umuhanzi witwa The Ben yahamagaye Bruce Melody nk'umuhanzi wari uhagaze neza icyo gihe kugira ngo bakorane indirimbo, ari nabyo nababwiye hari hejuru. Yaramuhamagaye nk'umuhanzi wari umeze fresh kugira ngo babashe kuba bakorana ingoma mbere. Ni indirimbo yamuhamagaye ndakeka byari mu mwaka wa 2020 hagati ya 2021 cyangwa 2022, sinibuka neza, gusa inzuko yamuhamagaye Bruce Melody rero yakiriye telefone. Urumva nko kubona nka Ben aguhamagaye, Bruce Melody yakira telefone n'amashyushyu menshi, ndetse yitabishije amaguru, aza yirukanga The Ben, asanga The Ben muri studio ariko hamwe na Madebeat. Nibyo yarimo avuga, yes ni Madebeat niwe bari kumwe. Ubwo Bruce Melody yageraga
aho The Ben yarari yasanze Madebeat ndetse na Zizou Alpacino. Zizou Alpacino niwe warimo yikinira ni Dame hamwe na The Ben. Bruce Melody na Madebeat bajya kuri mic bararecordinga. The Ben biza kurangira aje baramuhamagara ngaza byumva yumva ntago meza fresh, basubira kwikina nyine niya mu hafi kugira ngo bakomeze bagire icyo bakora. Icyo gihe rero bivuga yuko Bruce Melody avuga yuko ari agasuzuguro kubona umuhanzi nka The Ben wamuhamagaje we ibintu akoze nabikunze na nubwo mubaye hafi byibuza ngo bakomeze bakore ibindi. Bruce Melody rero nkuko aherutse kubitangaza yasanze The Ben arimo gukina yararimo akina PlayStation nuwo twakita Zizou Alpacino ahita asanga Madebeat muri studio batangira gukora ku ndirimbo. Bategereje umuhanzi witwa The Ben ngaze agere muri studio ariko birangira Ben atahageze papa wanjye. So nukuvuga ngo rero ubwo Bruce Melody yakoraga iyo ngoma The Ben we yarimo kwikinira. Ben yarimo yikina umukino hamwe na Zizou Alpacino. Ibi rero byabaye ubugira kabiri ubwo Bruce Melody byita ngo kise. Bruce Melody icyo gihe navuga ko yaje gutaha hanyuma ategereza ko wenda ku munsi wenda uzakurikiraho The Ben azongera kumuhamagara akamubwira icyavuye muri wa mushinga yamuhamagarizaga. Birangira Bruce Melody abitegereje ariko arabibura. Urumva yuko Ben mbere na mbere yabanje kubica amazi nta kintu yigeze abivugaho. Ibi rero kandi ku rundi ruhande Bruce Melody yabifashe nk'agasuzuguro. Ibintu bijyanye n'agasuzuguro Bruce Melody yabifashe nk'agasuzuguro katari kindenga kamere. Amakuru rero navuga yaje gukusanwa n'Inyarwanda avuga yuko Bruce Melody yahise asaba nimero ya telefone y'uyu muhanzi ntago yahise ayisaba ahubwo yahise ayisiba nimero de telefone ya The Ben. Mana yisiba muri telefone y'uyu muhanzi areka no kongera kumuvugisha no kongera kumukurikirana no gukurikirana imbuga nkoranyambaga ze. Kuva icyo gihe urumva niho hantu hatangiye kuva uruntu. Umwe mu bantu ba hafi ba Bruce Melody rero yaduhishuye kuri kisaduhaye kuri ko ariho hantu havuyemo ikintu twakita urwango hagati ya The Ben na Meddy kugeza mu mwaka wa 2021 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakajwe Bruce Melody avuga yuko adakwiriye kugiranwa na The Ben ndetse na Meddy kuko ari abanebwe ntago ari ba munyakazi. Aya majwi rero yasaga yasaga nabyita gutera navuga ko nta majwi yaje ahantu hose. Yes, nta majwi yasakaye akwirakwira hose ku bafana be. Bamwe bavuga yuko bamwe bagenda bavuga yuko ari mukuri kubera ko icyo gihe The Ben na Meddy ntago bakoraga. Bruce Melody icyo gihe ni umuntu wakoraga indirimbo nyinshi n'akora cyane. Turabizi The Ben na Meddy bamaze igihe batarimo bakora. Bizi The Ben yakoze ni 5 amaze imyaka igera kuri 4 gutya adakora kandi Bruce Melody ntago yigeze ahagarara. Urumva ko ibintu yavugaga ubundi byari ukuri, ari nayo mpamvu havuyemo intandaro cyo kuba haza kuvamo beef hagati yabo bose yabo ngabo bombi. So rero ubu ngubu ndakeka mwasobanukirwa ukuntu bimeze. Gusa mu mwaka wa 2023 nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amagambo ya Muyoboke Alex asaba yuko aho kugira ngo hajye hahoraho uruntu cyangwa se intambara y'amagambo hagati ya The Ben na Bruce Melody, bakwiye gukora igitaramo twakita nka bato hanyuma hakagira uwemeza undi. Aya magambo yasamiwe hejuru na benshi ndetse Bruce Melody avuga yuko icyo gitaramo kibaye yamukubita agakoni cyangwa se akanyafukunda, yamunyuzaho akanyafukunda. Icyo gihe bivugiye mu kiganiro cya Irene ndabyibuka, iravuze ngiye nituramuka dukoze icyo gitaramo nzamunyuza akanyafukunda mite n'imanukira.
mu mwaka ushize rero 2023 nibwo The Ben yavuze kuri Bruce Melody. The Ben yavuze ko abona hadakwiriye bato ahubwo hakwiriye guhabwa igitaramo cyabo cyo kunga nk'imbaraga aho kuzitanya cyangwa se kugira ngo bazitatanye. Yanaboneyeho asaba leta kubaho nko kubaha nka stade Amahoro akaba ariho icyo gitaramo cyabera. Ariko The Ben yarabyemeye, ariko abyemera avuga yuko atari igitaramo cyiswe bato, ahubwo ni igitaramo cyo guhuza imbaraga cya Bruce Melody bakaba bahura. Mu ntangiriro za Gashyantare 2024 aba bahanzi bombi bahuriye muri Rwanda Day yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington DC. Bruce Melody yavuze ko yahuye na The Ben akamuhobera bya hatari. Uwavuga yuko iyi ntambara rero cy'amagambo yaba yagize umumaro yaba abeshye, kuko kugeza ubu ngubu urwego Bruce Melody rwarazamutse cyane, ndetse benshi banemeza yuko kugeza ubu ngubu ari we uyoboye umuziki nyarwanda, nubwo ari ingingo iburanwaho kenshi. Nyine tubusanga ari abantu bayiburanaho bavuga uti ni The Ben, ni Melody, ni kinini, ariko kugeza ubu ngubu Bruce Melody ntabwo twabura kuvuga yuko ari we uyoboye music nyarwanda, nubwo ari ingingo iburanwaho cyane. Usanga abantu benshi barayiteraho amagambo, ariko niko kuri. Iyi ndirimbo rero yabaye imbarutso yo gushondana irengero ni indirimbo yabaye akantu ko gushona irengero ryayo ni made beat. Wamenya cyangwa se wamenya ibyo bintu uko byagenze hagati ya Bruce Melody na The Ben. Ndakeka ikintu bapfuye simukimenye, sinyibabwiye.